Murakaza neza kumenya CCTV muri kumwe na Francis wifuza ishya n'ihirwe. Bakunzi b'umenya CCTV rero twongeye kugaruka turi kumwe namwe, turabifuriza gukomeza kubana natwe mu biganiro byose dushyiraho buri munsi. Turakwifuriza rero umuntu mushyashya waje kumva ikiganiro ko wakora subscribe ku Rumenya CCTV ukajya waje kubona ibiganiro bitandukanye, ugakora no kukazugira kugira ngo ujye tubona notification mu gihe dushyizeho ikiganiro gishyashya. Turakwibutsa rero ko iyi channel ari channel y'ikoranabuhanga, ugenda umenyeramo utuntu tw'ubwenge dutandukanye, aho wagira ikibazo watwandikira ukatubwira ikibazo wahuye nacyo. Abantu benshi rero bari kutubaza uburyo ibintu bishobora ku inama twabaha kugira ngo channel zabo zibashe kumara kabiri. Nateguye inkuru hano ivuga ko ntabwo wamara YouTube channel yawe yamara iminsi uramutse ugikora ibi bintu. Dore ibintu 10 naguteguriye wakwirinda kugira ngo YouTube yawe ikugire umumaro. Ni ibintu 10 tugiye kurebera hamwe tukareba byagufasha kugira ngo YouTube channel yawe igire umumaro. Icyambere tugiye kurebaho ni ukuvuga ngo ni ibintu bibi kugira ngo channel yawe ikomere cyangwa imara akanya cyangwa ube wikoresha buri gihe. Hari ibintu 10 wagombye kwirinda kugira ngo channel yawe ibe igira kugira umumaro uzabashe kuboneraho amafaranga. Niki ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ibyo twakwita kwiba content. Kwiba content ndabisobanura mu buryo cyangwa icyo bita re-uploading. Ngo ushobora gufata ni nko gushishura mbega cyangwa gukura document content cyangwa video zakozwe n'abandi handi kuri YouTube ukongera ukaza-uploadinga. Iki kintu ukikoze ntabwo cyakugira umumaro rwose. Icyo bita ni gutwara video z'abandi ukazishyira kuri channel yawe, waba urugero ni ushobora guhinduramo duto, ariko video z'abandi ziremewe kuzikoraho komanteri. Icyambere ni uko kunuza uburyo bwo gukora komanteri kuri video z'abandi cyangwa gukritika video zakozwe n'abandi biremewe, ariko ikibi ni uko ushobora guhindura utuntu dukeya bakareba percentage bagasanga percentage iriho nini ni ya nyiri content. Ubwo iyo content uba wayibye. Ibyo bahita baguha ubujura bwa copyright nyine. Copyright hari igihe usanga umuntu yaravuze ngo iki kintu ntuzagikoreshe nk'icyanjye cyangwa icyo bita reuse of content. Ngo hari document y'abandi watwaye. Bashobora kwifata ibihano cyangwa bakanayisiba bitewe n'uko wibye content z'abandi. Icyo kintu nicyo cya mbere nakwita ko cyatuma channel yawe itamara kabiri. Icya kabiri gishobora gutuma channel yawe itamara kabiri ni gukora rimwe ugaceceka ukwezi ukamara igihe kinini utakora, ukajya uploadinga akantu kamwe na kamwe. Icyo gihe YouTube yaritangiye kugiye kwamamariza ibona ko uyu muntu yarari mu gukina, ikaba n'abantu batangiye kuyivaho bakanayibagirwa channel yawe kwibaho. Iki kintu nacyo cyo kuko icyo bita kutagira consistency cyangwa ni ugukora rimwe na rimwe cyangwa ukamara igihe kinini udakora. Ibyo bituma channel yawe isubira inyuma cyane ku buryo nta abantu bari bayinayizi bavuga ati banze yarafunzwe itakibaho. Icyo nacyo ugomba kucyitondera. Ni ukuvuga ngo icyo yikora cyane ushyira amavideo menshi ukagenda uploadinga buri kanya, YouTube ikora icyo bita ikakuzamura algorithm ikagushyira hejuru, cyangwa abantu bagategereza ko hari ibindi uploadinga bagahora bafite inyota yo kugira ngo channel yawe itazima. Icyo gihe YouTube nayo igufashamo iyo uploadinga ibintu byinshi igihe cyose. Iyo ni ikintu cyatuma channel yawe itamara kabiri utakitondeye, kutashyiraho ibintu cyangwa kwicecera ukaba uploadinga gake gashoboka. Icyo kintu cyatuma channel itabasha kugera aho igera. Hari ibindi bintu abantu batitaho cyane: kudatunganya ifoto iri igaragara inyuma, icyo bita thumbnail, kuyirengagiza na titre cyangwa titre y'inkuru, umutwe w'inkuru nawo ugomba kwitondera kuko igomba kuba ari ibintu bigaragara rwose bishitura cyangwa bigaragarira umuntu akaba yagira amatsiko yo kubireba. Icyo kintu ugomba nacyo kuba uramutse utagishyizeho cyangwa ngo ukitondere, nacyo cyatuma channel yawe itabasha kugera aho igera. Iyo thumbnail cyangwa ifoto na title bidashikaje cyangwa birimo amakosa, abantu ntibareba video zawe. Ibyo bigabanya rero views n'amafaranga. Nimba uri monetize urumva amafaranga azagabanuka kuko amafaranga uzakura ku babirebye,
ababirebye izo video bazagabanuka, rero gabanuka n'amafaranga azagabanuka. Nibigera none ukajya ukora ibitahura n'amasampleri meza aryoshye yatira abantu n'amatayito meza ari samari ariko afite ikuntu afika ku ngingo ku buryo umuntu ahita amuvatirika ndebe itayito, ubwo mbonye itayito ndebe kirimo imbere. Icyo kintu nacyo cyaba cyagufasha, nicyo bita kwirengagiza thumbnail na title. Ukava kuhita uploading ikintu ntushyireho thumbnail n'ama description cyangwa ibisobanuro runaka, icyo gihe bizagutuma iyo channel yawe ntabwo yamara kabiri cyangwa yahora n'ibibazo byo gusubira inyuma. Ikindi cyane cya kane cyatuma channel yawe isubira inyuma cyangwa igira gute, ni ikintu ngiye kukwereka. Gukoresha amagambo mabi atesha agaciro cyangwa hate speech, gutukana cyangwa ugashyiraho ibintu bya title birimo ibinyoma, ibyo bintu nabyo bizatuma channel yawe itagaciro. Hari abantu benshi bashitura abantu bagashyiraho amatitire adahuye n'ibiri muri content. Ibyo bintu bizatuma channel yawe rwose ntahigera. Jya ushyiraho titire ibasha gufokasinga ku kintu ugiye gusobanura, kuko ugiye umuntu nabirebaho abona ko koko mubwije ukuri utamubeshye. Numubeshya uyu munsi ejo ntabwo azongera kubura, azashyiraho titire avuga ati poni bya bindi byiwe atubeshya agasanga nta kintu kirimo. Ibi bintu nabyo ugomba kwitondera amagambo ukoresha muri content yawe kugira ngo ubashe kugenda neza. Ikindi kintu gishobora gutuma ibi bintu bitagira, YouTube ntizatuma ugira amatangazo yo kwamamaza. Ntabwo uzashyiraho nimba wabaye monetize, ntabwo wabaye mu YouTube partner program cyangwa wabaye umufatanyabikorwa wa YouTube, ni ukuvuga ngo warabaye monetize, ntabwo izaguha ibintu byo kwamamaza kuri izo video. Hari n'igihe video bahita bayijyaho bakayikura ku rubuga iyo basanze ikoresheje amagambo mabi rwose cyangwa nta atesha agaciro abandi cyangwa arimo ibintu by'urwango, bahita bayisiba kuri YouTube bakayikuraho. Icyo gihe urumva uzaba uhombye, channel yawe izasubira inyuma. Niba n'abari bayirebye bahita baba naire, bahita nta bakuraho video, hari igihe bayikuraho. Icyo ni igihano baguha. Hari n'igihe uhita uhabwa n'ikindi gihano kirenze cyane bita strike, ugahita uhabwa igihano kirenze icyo gihano cy'amezi 3 utagira ikintu uploadinga cyangwa utagira ibintu ukora. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kwitondera ama video ushyiraho, ukanza ukareba ko nta magambo y'urwango arimo atuma yangisha abandi y'urwango cyangwa atuma banga abandi. Hari igihe ubishyiraho amachannel bagahita banayisiba burundu. Icyo kintu ni ibihano YouTube igufatira, ugomba kwitondera kugira ngo channel yawe izamare kabiri cyangwa izabe igikomeza. Ikintu cya gatanu twavuze ko tureba ibintu 10, ni ukutamenya abo ureba cyangwa targeted audience. Ni ukuvuga ngo video ngiye gukora ziri kurebwa nande. Niba udafite uwo wibandaho, urubyiruko, ababyeyi, abanyeshuri, uzajya ukora ibintu bidafite icyerekezo. Ni ukuvuga ngo video ugiye gukora ziri targeted ku bantu, zirarebwa n'abandi. Ese n'urubyiruko cyane bari buze ufokasinga kuri izo video ziri bufashe, ese n'ababyeyi, ese n'abanyeshuri. Izo video ugomba gukora video nibura ufite targeted. Ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda gukora video udafite abantu bagomba kuba gutagitinga bashobora kuyireba. Ugomba kumenya ninde ushaka kureba ibi bintu, kuki yabikurikirana. Ukabanza ukibaza ikibazo ukavuga ati niba ngiye gukora video ni kuki yabikurikirana, nize nama yakuramo, nize ibintu byatuma abwishishikariza abandi kugira ngo babyumve. Icyo kintu nacyo ugomba ku cya gatanu babwiye kutamenya abo abareba video yawe cyangwa targeted audience cyangwa abantu ushaka kugira ngo baze gukurikira iyo video. Ugomba kucyitaho, ni ikintu cy'ingenzi cyane cyatuma channel yawe ikomeza gukundwa. Icya gatandatu tugiye kureba ni ugukora content udafite passion. Sinzi yenda ko ngiye kusobanura, ariko reka tubyumve. Gukora content udafite passion birasobanura ibi bikurikira. Niba ukora ibintu utishimiye cyangwa wenda ugerageza gusa kwigana abandi, umwete vuba. Ni ukuvuga ngo passion ni ukuvuga ngo kutiyumvamo ikintu, gukora ikintu uvuga ngo reka nigana abandi ko bagikoze nanjye mbigane, utakiyumvamo. Icyo gihe rwose content uzakora uzaba umeze nk'uri kubeshya abandi cyangwa uzaba uri kwigana abandi kandi utafite umwete wo kubikora vuba. Icyo gihe uzahura n'ikibazo cy'uko channel yawe itazakundwa n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo ahangaha urashaka ibintu wiyumvamo, ukunze, ubikore ufite umwete, bizagaragara neza ku bantu bashobora kuzabireba.
iyo ni ikintu cya gatandatu twarimo tureba gishobora gutuma channel yawe ya YouTube iramba cyangwa itamara igihe, ukabyirinda. Ibyo bintu turimo kuvuga, turi kuvuga kuri kote yo kubyirinda n'uburyo wabikosoramo. Kuba cya karindwi ni ukwirengagiza icyo bita SEO, Search Engine Optimization. Niba udashyiraho title isobanutse, description na tag, ni ukuvuga ngo ibi bya kwirengagiza icyo bita SEO, yenda nabivuze mu magambo SEO icyo aricyo ni Search Engine Optimization. Ni ukuvuga ngo mu gihe uri gukora video yawe ugiye kuyaploadinga kuri YouTube, ugomba kuba ufite title isobanutse cyangwa igaragara neza. Nazo mbivuga muri iyo ngingo yindi yabanjije. Description ni ibisobanuro cyangwa ibintu mu magambo arambuye, kuko title ntirenza inyuguti 100, ariko description igeza ku 5000 bya characters. Ugomba kubisobanura neza bikaba bigaragara. Ikindi ugomba gushyiraho icyo bita tags, gutagging, hashtag cyangwa hashtag, gushyiramo utuntu tushobora kukorienta ku zindi video kugira ngo bizagaragare mu bushakashatsi, muri search izabashe kugaragaramo. Umuntu uzasearchinga cyangwa umuntu uzareba ashobora kuyigwa akayireba atari akoresheje search, amagambo asobanutse, amagambo ashobora kugaragara ahantu hatandukanye, ya searching agahita yigeraho. Icyo ni ikintu cya karindwi. Iyo utacyitayeho rero icyo bita kwirengagiza search SEO cyangwa ama description n'amatitle, ntushyiramo amatitle asobanutse, ntabwo izo video cyawe zizabasha gukururwa n'abantu bazishakira muri search engine. Icyo ni icya munani. Rero tugiye ku ngingo cya munani gishobora gutuma content zawe cyangwa video zawe zitagiye, cyangwa channel yawe izima burundu cyangwa ntibashe gukura vuba. Ni nko gukora content ivangira abantu. Ni ukuvuga ngo ivangira abantu, ni ukuvuga ikaba ivangavanze ibintu uri kuvuga, ukaba bivangavanga, nta orientation bifite cyangwa nta direction bifite. Video itangira umurongo ivuga ibitandukanye cyane, ntisobanutse, abantu bahita bayicaho rwose, ntibayiteho. Yafungura video bakumva ibintu bitangiye uvuga ibintu bidafite umurongo, bidafite title, bidafite ahantu biva naho bijya, ahita yifunga, kuko icyo gihe numva ko niba ari video ukora gutyo kuri channel yawe ntago zabasha kugira aho zigera. Ni ukuvuga ngo bituma watch time igabanuka, bigatuma iyo gukora ibintu bivangira abantu, ukabasha kuba niba utangiye ikiganiro ugasanga hajemo ikindi. Ibyo bintu bituma bivangira abantu, ntibitume ubasha kuba content yawe cyangwa channel yawe yamara kabiri. Ikindi cya 9 gishobora gutuma abantu batita kuri channel yawe cyangwa bigatuma channel yawe yarimbuka, ni icyo kugira amajwi mabi, kuri codinga amajwi akazamo amakaraza, akazamo urusaku. Ibyo bintu nibyo bishobora gutuma icyo twita kugira amajwi mabi cyangwa video itagaragara neza. Iyo itagaragara neza bimena abantu amaso, abantu ntago bayireba. Iko amakureri, ugomba kwitondera amakureri, ugashyiramo amakureri meza atuma ibintu byabasha gutuma video zawe zakundwa. Niba abantu batumva neza, batabona neza, cyangwa video yawe ikinamo urimo urusaku, bahita bayireka, ntibayumva. Nuvuga ngo icyo target yawe yo kugira inyungu kuri ya channel ngo imenyekane ku isi cyangwa ibe ahantu hose, ntago abantu bazayitaho, ntago bazayumva rwose. Banza inama twakugira, banza utunganya amajwi, recording amajwi, ugaragaze video neza, ku buryo si ngombwa ko wagira amakamera ahenze, ariko uburyo ubona agaragaramo tamena abantu amaso, itica amatwi ngo usanga arimo urusaku. Ibyo byose ubigabanye mu bikuremo kugira ngo video yawe izabashe gukundwa n'abantu batandukanye. Ikindi kizatuma video yawe ikundwa n'abantu ahenshi bikunze, wagenda ushyiramo ururimi, biraterwa na targeted nkuko twabivuze. Urashaka gutagitinga kuki? Urugero, urashaka ko iyi video izumvwa n'abanyarwanda gusa, cyangwa ushobora no kumva ko izumvwa n'abanyamahanga. Niba ushaka kuzumvwa n'abanyamahanga, ushobora ugahindura n'ururimi kugira ngo abantu bari hanze bo mu bindi bihugu bazajya banayumva, bitewe na audience. Icyo bita audience, uzarebe abantu bayumvise ari abaheye. Icyo gihe uzahita wibanda kuri urwo rurimi bitewe n'uko ubona abantu bakunze channel yawe barimo. Ahenshi dukunda gukoresha ururimi rwa kavukiye bitewe n'uko wenda arirwo ushobora gusobanura ibintu, ariko ubashe no kujya uvangamo ugashyiramo n'ama video akoze mu rundi rurimi, byafasha n'abanyamahanga kugira ngo babashe kubyumva. Ikintu cya 10 rero twarimo tureba mu bishobora gutuma channel yawe iramba cyangwa itaramba, ishobora guhita izima burundu kugira ngo byirinde, ni ukutamenya analytics za channel yawe.
ni analytics ni ukuvuga iki? Mu by'ukuri na uploadinzeho video kuri channel yanjye, ariko sindi kureba ngo se ziri kurebwa n'abandi, ese abazireba bari kureba ibihe, ziri kureba n'iyihe myaka. Icyo gihe ugomba kubanza ukareba icyo bita analytics za channel yawe kugira ngo ubashe kujya gute kumenya ahantu focusinga cyangwa ahantu uri bwiteho cyane. Nk'uko turi kureba kuri iki kintu cya 10 ni ingenzi cyane. Niba utareba uko video zawe ziri kwitwara, ntuzamenya izo abantu bakunda, izo banga, ibyo bagarukaho, ngo usome n'amakomenti, ibyo wakosora. Icyo gihe utareba analytics cyangwa usome n'amakomenti, ntumenya aho wakosora kugira ngo ubashe gukora neza cyane ibashe kumenyekana. Niba ushaka rero ko muri rusange ingingo tugezweho ibintu 10 tumaze kureba byatuma cyane idatera imbere cyangwa itizima burundu, ni biriya bintu bagomba kwirinda ibintu bijya ku 10, ariko harimo n'ibindi bigenda bibishamikiyeho. Ubwo rero turi muri makeya twavuga ibi bikurikira. Niba ushaka ko YouTube yawe imara kabiri cyangwa ikomera, jya wubaha abareba, ni ukuvuga ngo urakoresha amagambo yibanze cyangwa amagambo adasesereza abantu atatukana atagiye gute. Icyo nicyo cyane nenda. Jya ukora ibyo ukunda ariko ubihuze n'abagukurikira. Izo ni inama batubwira kugira ngo izo channel zacu zizagira akamaro cyangwa izabarambe. Ikindi mu magambo makeya, jya wigira ku bandi ariko wihariye. Uvuga ngo ushobora kwigira ku bandi ukakopera ibyo abandi bakoze, ariko ugashyiramo umwihariko wawe ku byawe, ku buryo ubona ko harimo itandukaniro. Ubwo no kwirinda bya copyright na use of content. Kuko ikindi twavuga mu magambo make ni kora kandi ugerageze, ntutegereze perfection ku ntangiriro cyangwa ntutegereze kuri bubone inyungu ugitangira. Izo ni ingingo zigera ku 10 rwose zibanze twagerageza kunyuramo kugira ngo tukubwire uko channel yawe uramutse utazirinze wahora n'ikibazo kugira ngo channel yawe itabasha guhita izima burundu cyangwa igahura n'ibibazo runaka. Nizo twarimo tureba rero kugira ngo ibintu 10 wakabaye wirinda niba ushaka ko YouTube channel yawe ikugira umumaro. Murakoze, murakama, kora share, kora comment, kora like kugira ngo kumenya ICT TV tugenda umunsi ku munsi. Ciao ciao.